Ndagushuhuje wowe udahwema kunkurikira umunsi ku munsi, amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Yesu ntibibane nawe. Njye nitwa Nsengiyumva Elisa. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugabo witwa Kuro. Kuro turi burebe ari muntu ki. Igihe Imana yari imaze gukura ubwoko bwayo muri Egiputa, Abisiraheli batangiye kugomera Uwiteka bageze mu butayu, batangira kutamwumvira, abenshi imitima yabo itangira gusubira mu gihugu cya Egiputa. Ni nayo mpamvu abenshi baguye mu butayu, ndetse na Mose hamwe na Aroni nabo baguye mu butayu, nibo bari bayoboye ubwoko bwa Isiraheli. Abantu babashije kugera mu gihugu cy'i Kanani ni urubyiruko rwavukiye mu butayu, ndetse n'abagabo babiri ari bo Yosuwa ndetse na Kalebu. Bamaze kugera mu gihugu cy'i Kanani, Imana yarabihanangirije, arababwira ngo ariko nimusubira inyuma ho hato mukifatanya n'aya mahanga asigaye muri mwe, mukifatanya nabo bagafatanya namwe, mumenye mudashidikanya yuko Uwiteka Imana yanyu itazongera kwirukana ayo mahanga buheriheri, ahubwo bazababera umutego n'ikigoryi, bazabamerera nk'inkoni zitimbura mu mbavu n'amahwa ahanda mu maso, kugeza ubwo muzarimburwa mugashira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Ibyo ngibyo ntabwo bigeze babizirikana, kuko bageze mu gihe cy'abacamanza batangiye gusubira inyuma bashyingiranye na ya mahanga, bibaza Uwiteka Imana Nyiringabo. Bigeze mu gihe cy'abami, umwami wabanje kuyobora ni umwami witwa Sawuli, hakurikiraho Dawidi. Dawidi yaje gusimburwa na Salomo umuhungu we. Salomo ayishora mu bigirwamana kuko yashatse abagore benshi cyane, akazajya asenga n'imana z'abanyamahanga. Uwiteka Imana arakarira Salomo cyane. Imana imubwira ijambo rikomeye yuko imunyaza ubwami, ndetse imugirira impuhwe kuko yari yarahaye isezerano Dawidi yuko ku ntebe ye hazabura itara muri Isiraheli. Yaje kunyaga ubwami, Imana ibugabanyamo kabiri. Igice kimwe cyitwa ubwami bw'Ubuyuda, bwari bugizwe n'imiryango ibiri, umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benyamini. Ikindi gice cyitwa ubwami bwa Isiraheli, cyari kigizwe n'imiryango 10. Ubwami bwa Yuda bwayobowe na Rehobowamu, ubwami bwa Isiraheli buyoborwa na Yerobowamu, kugeza igihe umwami wa Ashuri yaje kunyaga ubwami bwa Isiraheli araburimbura buvaho. Nyuma Imana yakomeje kuburira ubwami bw'Ubuyuda cyangwa Abayuda ko badakwiye kugenda nka Isiraheli mugenzi wabo, nibakomeza kugenda gutyo nk'uko Imana yari yarasezeranyije izabarimbura. Ni nako byagenze ku bwami bw'Ubuyuda. Imana ibatanga mu maboko y'umwami w'i Babuloni kubera ibizira byabo. Irangije ihera ku bami, ibikomangoma n'abatware n'abahanuzi n'abandi bari bakomeye mu bwami bwa Yuda, ibatanga mu maboko y'umwami w'i Babuloni. Ariko Imana yari yarateguye yuko imyaka 70 nishira izabagarura mu gihugu cyabo cy'isezerano, nk'uko yari yabivugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya, ibice byaho 25 uhereye ku murongo 11 kugeza ku murongo waho wa 12. Igihugu cyose kizaba umwirare n'igitangarirwa, kandi ayo mahanga azakorera umwami w'i Babuloni imyaka 70. Imyaka 70 nishira, nzahana umwami w'i Babuloni n'ubwo bwoko n'igihugu cy'Abakaludaya, niko Uwiteka avuga. Mbahora ibyaha byaho, nzahagira amatongo iteka ryose. Imana muri uwo mugambi yari yarateguye amaboko y'umwami izakoresha, wo watuzinduye uyu munsi kuvugaho, ariwo witwa umwami mukuru Kuro. Mbere y'uko Abayisiraheli bajyanwa mu bunyaga mu bwami bw'i Babuloni, Yesaya nawe yari yarahanuye mbere y'uko Imana izabajyana mu bwami bw'i Babuloni bajyanwa mu bunyago n'umwami Nebukadinezari w'i Babuloni. Ariko Yesaya yari yarahanuye ku mugabo Imana izahagurutsa w'umunyamahanga, ikamusiga amavuta, ikamugira umukozi wayo, ibihinizo by'ibyuma ikabicamo kabiri. Ndetse no mu gihe cy'uwo mwami, Imana yari yaravuze ko amarembo ye atazugarirwa. Uwo nta wundi ni Kuro uvugwa muri Yesaya ibice 45 guhera ku murongo waho wa mbere. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, ati
niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Reka tubanze turebe uyu Kuro watanze itegeko ry'uko ubwoko bwa Isiraheli bugaruka mu gihugu cy'isezerano yari muntu ki, yari afite imbaraga ki, cyangwa yakomokagahe, amateka y'ubwana bwe yari ayahe. Umwami Kuro yabayeho hagati y'imyaka 600 mbere ya Kristo n'imyaka 530 mbere ya Yesu. Akaba ari umwami wa mbere washinze ingoma y'ubwami bw'Ubuperesi ije kwagura cyane. Yahereye mu bwami bwa Elamu, Medi ndetse n'ubwami bw'i Babuloni n'ubwa Lidi n'ibindi bice bitandukanye bya Aziya. Kuro uyu nguyu se yitwaga Kambiyusesi, yari umwami w'akarere kitwa Anshani mu gihugu cy'Abaperesi. Yakomokaga mu muryango w'abami b'Abaperesi b'ubwoko bwitwaga Achayemenidi. Nyina yitwaga Mandani, yari umukobwa wa Asitiyaje umwami w'Abamedi. Niwe mwami w'Abamedi cyangwa wabaye umwami wa mbere w'Ubumedi mbere y'uko Kuro amutsinda. Kuro yavuzweho n'abahanga benshi cyane b'Abagiriki, ariko umuntu wavuze byinshi kuri Kuro ni umuhanga w'Umugiriki witwaga Herodotus. Uyu mwanditsi cyangwa uyu muhanga witwa Herodotus avuga ku nzozi ebyiri sekuru wa Kuro yamuroteye. Inzozi za mbere zagaragazaga yuko umukobwa we Mandani azabyara umwana w'umuhungu akamunyaga ubwami. Bityo kubera ubwoba bwo kuzamburwa ubutegetsi, Asitiyaje yahaye umukobwa we Mandani umugabo utari umunyamuryango w'ubwami, ari we Kambiyusisi wa mbere, umwami muto w'Abaperesi. Asitiyaje amaze kumenya ko Mandani atwite, ategeka ko umwana aramutse avutse yazicwa. Umwana amaze kuvuka bamwise Kuro. Umwami Asitiyaje ategeka umutware w'ingabo ze witwa Aripagusi kujya kwica uwo mwana w'umuhungu. Aripagusi abonye umwami amugirira impuhwe, amuha umwana w'umushumba cyangwa wari umushumba. Arangije umushumba ntabwo yigeze n'uwamwica, ahubwo yamusimbuje umwana wari wapfuye, amurera nk'umwana we n'umugore wiwe. Kuro uwo nubwo yari afite amaraso ya cyami, yemeye gukura nk'umwana w'umushumba. Yari ari gukina imikino n'abandi bana, imikino ya cyami. Kuro uyu nguyu ngo bari bamuhaye agace ayobora nk'umwami cyangwa nk'umutware. Yaje guhanisha umwana w'umutware wo muri ubwo bwami igihano gikomeye cyane. Iyo nkuru igera ku mwami Asitiyaje. Asitiyaje abimenye, yitegereje Kuro imyitwarire ye n'imigenzereze ye, abona afite amatwara ategekere nk'iby'abami. Arangije abaza ibigendanye n'uwo mwana Aripagusi. Aripagusi ntiyigeze atinza, amubwiye ko ari wa mwana yamuhaye kwica witwaga Kuro, amubwira yuko atigeze amwica. Asitiyaje mu kubyumva ntabwo byamuguye neza kuko yarababaye cyane. Arangije ahanisha umutware w'ingabo Aripagusi igihano gikomeye cyane, amwicira umwana we w'umuhungu, amutekera inyama ziwe arazimugaburira. Nyuma Aripagusi aje kumenya ko yagaburiye inyama z'umwana we, yagiriye inzika ikomeye cyane uwo mwami Asitiyaje. Kuro amaze gukura yaramenye inkomoko ye, maze Abaperesi baramwemera. Aripagusi wari ufite inzika yafatanyije na Kuro kugambanira Asitiyaje, amuha amakuru yo mu ngoro. Mu mwaka wa 550 Kuro yatsinze Asitiyaje, ahinduka umwami wa Peresi n'Ubumedi, abihuza mu bwami bwe. Yahise atangira kugaba ibitero byo kwagura ingoma ye. Yaje no gutsinda Babuloni mu mwaka wa 539 mbere ya Kristo nk'uko bivugwa muri Bibiliya. Ubwami bwa Babuloni bwari ubwami bukomeye cyane, nta n'umuntu wari kubona aho abumenera. Bwari buzengurutswe n'ibikuta bikomeye cyane, kandi hagati bwari buzengurutswe n'uruzi Ufurate. Kubwinjiramo rero cyari igikorwa kitoroshye cyane, ariko bitewe n'uko Imana yari yarasezeranyije Kuro ko ikenyeruje abami izamukenyeza, ikindi kandi izamugenda imbere, ataringaniye izaharinganiza,
Imana yagombaga gusohoza icyo yavugiye mu buhanuzi Yesaya. Icyo gihe nicyo umwami Belushazari yari yasuzuguye Imana ya Isiraheli, afata ibikoresho byo mu nzu y'Imana ya Isiraheli i Yerusalemu, arangije abikoresha mu birori byiwe. Imana irarakara cyane, nibwo yabonaga ikiganza cyandika ku rusika. Belushazari agira ubwoba cyane, abajije abahanuzi cyangwa abahanga biwe, nyuma yaje gusobanurirwa yuko icyo kiganza ikintu gishatse kuvuga, avuga ko yapimwe akabona adashyitse. Nta kindi Imana yamubwiraga ni uko ubwami bwe bwari bunyazwe, Imana ibushyize mu maboko y'Abamedi n'Abaperesi. Igihe Imana yabimubwiraga nibwo Kuro yazaga gufata ubwami bwe, arangije akamya umugezi. Kandi icyo gihe nk'uko Imana yari yabivugiye muri Yesaya ko amarembo atazugarirwa, ni koko bari basinze bibagirwa kugarira. Bityo umwami Kuro ndetse n'ingabo ze barinjira bafata ubwami bwa Babuloni batarwanye cyane, nguko Imana yasohoze ubuhanuzi yavugiye muri Yesaya mu bice byaho 45 ko amarembo atazigera yugarirwa, kandi izagenda imbere ya Kuro igakenyuruza abami benshi. Ibi bimaze kuba gatoya, hari umugabo w'Umuyuda wari uri maso, yahoraga imbere y'Imana nubwo yari umutware ukomeye cyane, ariko yahoraga asenga Imana. Niwe wasomye mu gitabo cya Yeremiya muri cya gice cya 25 ku murongo waho wa 11 kugeza ku wa 12, abona yuko Imana yabategekeye ko bazamarayo imyaka 70 mu gihugu cy'i Babuloni. Daniyeli yitegereje abona yuko iyo myaka igiye kurangira, arapfukama arasenga yinginga Imana. Imana mu kumanuka yumva gusenga kwa Daniyeli, kandi koko Imana yari yumvise icyifuzo cye, kuko wari kuzabakura mu gihugu cy'i Babuloni. Imana yari yaramuvuzeho, yari Kuro, kandi yari amaze gufata ubwami bw'i Babuloni. Igitabo cya Ezira niho turi busome igice cyaho cya mbere guhera ku murongo waho wa mbere, turebe ukuntu Kuro yahameze iby'ubuhanuzi yari yaravuzweho na Yesaya mu bice byaho 45. Ezira igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi, kandi ijambo ry'Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore. Ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose, kandi arandika ati: Kuro umwami w'Ubuperesi aravuga ati, Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ibihugu by'abami byose byo mu isi, kandi yanyihanangirije kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Buyuda. None muntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Imana ye ibane nawe, azamuka ajye i Yerusalemu mu Bayuda, yubake inzu y'Uwiteka Imana ya Isiraheli, ariyo Mana iba i Yerusalemu. Kuro uyu Imana yamukoresheje iby'ubutware bwinshi cyane, asubiza ubwoko bw'Imana mu gihugu cy'isezerano, kandi avuga yirahira yuko Imana yamuvuzeho ko ari we uzazamura cyangwa azarekura ubwoko bw'Imana bukagenda kubaka inzu y'Imana. Ahangaha twakuramo ikintu kimwe cy'uko Imana ifite imbaraga, byifuze ibisohoza, kandi natwe kuba turiho uyu munsi turiho kubw'umugambi w'Imana. Amahoro n'imigisha bibane nawe. Umwami Yesu ajya abana nawe umunsi ku munsi. Imana ibahereze umugisha. Murakoze cyane.